ngo ndi ntataza kurekera ngomba ngo ndi ntari yabyirukiye gutsinda ngo dateye abahunde nikoranye umuheto mwimbaje ntanajye ntambara nyine igihugu cy'abahunza nta kivogereye umukinza mpingutse imbere n'isoro umurego weramufurana ishema nongeye nkanga umurenge hasi ndarekera agatsinda ndi Nkwakuzi y'ikirenga nyamugarwa n'inkinde nizerwa n'ingamba nyir'icumu ry'ijuru yacu ubucunguru ryitwaje nkabara umashanira kunesha ngira ingabe mutamwe ikagira icumu rikamenya izindi Emmy Nkwakuzi hari inkunga tugeze kumva yasohotse y'amamiliyoni magana angahe yo gufasha abahanzi yabara kugezeho. buriya rero ahari reka niyo kwivugira njyenyine muri rusange kuko twese tuba tuganira tuba tuziranye abahanzi barakubititse cyane bari hasi impamvu nivuga abahanzi bari hasi ubwo ndaza kuza kuvuga aba bakoraga ibijyanye n'umuco cyane cyane cyangwa n'abandi bari bataragira amazina aba bakoraga umujyanye n'umuco usanga aribo bari bafitiye igihugu umumaro munini kuko nibo batuma umuco usakara muri rubanda cyane. Fata urugero nk'abavuga amazina y'inka aba bana cyangwa se abo bagabo bavuga amazina y'inka nibo batuma amazina y'inka akomeza gukundwa kuko akundwa kuko bayabonye aba bahagaze hatabayeho kuyavuga mu misango yazimira akarangira ariko ubwo ari nabo baba bacuranga inanga bataragira amazina maremare aremereye n'abaririmba indirimbo z'umuco bataragira amazina aremereye bose bari muri kategori imwe mbere y'uko koroni bafite ukuntu bari bazwa ahantu bari batuye kandi ku buzima bari babayemo bugaragara nk'aho ari bwiza ntabwo babaye abibanze mu gutabarwa icyo ni icyambere mu gutabarwa nko mu midugudu wasangaga mu bo bari bwandike batari bubandike ku murongo wa mbere n'uwajya kuvuga bagira ngo ni kwa gukunda ibintu ntabwo kuko bakubonaga usohotse buri kanya uri n'inanga wambaye amakositimu buri kanya mu mwanya barakubona kuri televiziyo umwe ejo bazakubona hindi utabizi ugira ngo ni amafaranga uba urimo kudepa mu mufuka icyo rero kirumvikanye ko batatabawe mu ba mbere kuri ariya mafaranga rero wari uvuze ubwo niyo ngiye kugeraho ariya mafaranga mu kuza yaje ahabwa abayafashe ni abari bafite n'ubundi bushobozi b'abahanzi bakuru bafite ibikorwa biremereye byagutse n'ubundi bakoreshaga b'abahanzi bato ariko b'abahanzi bato bo ntibyabagezeho kuko nta bushobozi bafite bwo kujya kuyakomandinga ngo azabagereho rero barazahaye cyane kuko iyo nkunga ntigeze ibageraho kandi nibo ahubwo bari bayikeneye kuko b'abahanzi bakuru bo bari bafite connection z'uburyo bashobora kubona amafaranga cyangwa se bafite n'uburyo bari barasevinze kubera amazina maremare ashobora kuba yabatunga mu minsi iyo nkunga rero byumvikane ko ubahanzi bato ntiyigeze bageraho bivuze ko barazahaye muri make none hariho amahuriro y'abahanzi abahanzi bagakondo bafite ihuriro ryabo ishakwe abo bantu bayobora babwira iki bakoreye ubuvugizi abantu bayobora ishakwe mpamya ko nabo ntako batagize nta bundi bushobozi bundi baba bafite ariko buri ugiye ugafata abayobozi bo mu ishaka ukababwira ngo abantu babonye aya mafaranga ni bangahe ushobora gusanga bayabonye n'ubundi ari babandi bari bafite ya mazina aremereye nko mu ishakwe ugiye ukanyura kuri umwe ushobora gusanga si no mu ishakwe gusa no mu yandi mayiniyoni nabo usanga babonye ari amafaranga ari abahanzi baremereye nko mu ishakwe bo twumva ntibarenze urumva rero niho ikibazo cyabaye nk'ubu ngubu harimo bamwe mu bahanzi batoya
abacuranzi mukunda kubona kenshi mu bisope iki twagiye twumva bagiye bitaba Imana, ariko iyo ugiye gukurikira ubuzima ugasaka ni iki cyatumye bagenda, wenda ntawe ari buhagarika umunsi, ariko usanga harimo n'ubuzima bubi bari babayemo, kuba yarwara ntabashe guhita ajya kwa muganga, noneho byakubitiraho n'ubuzima rusange, inzara iki bigahita bimuhuta akagenda, kandi iyo ajya kugira ubwo bufasha yakabaye yaragize uburyo afashwa ntagende. Yego, nk'abahanzi b'umuco gakondo murabona COVID-19 isomo yabahaye ari irihe? Isomo rya mbere ni uko twebwe ubwacu dukwiriye gushyira hamwe kwirwanaho mudategereje ngo, buriya hari ukuntu twajyaga twibwira ngo abantu dukora umuco turashyigikiwe na minisiteri, ko turabona minisiteri y'umuco na siporo irahari, tukumva ko wagira ikibazo habayeho impamvu yavuganirwa yarwanirirwa, ariko iyo ugiye kureba usanga atari ko bimeze. Kuko ntago bamanutse ngo baze muri aya mahuriro, nimba ari mu ishakwe baze babaze abayobozi b'ishakwe, bavuge babaze batese wa mwana tutari babandi tubona mu bukwe, kuko barabazi ngo batumira babana tubona mu misango muri iyi minsi babayeho bate, si babagabo tubona bari batunze ingo ari uko bagiye mu misango, ari uko bagiye mu bitaramo, ari uko bacuranze mu mahoteli, ari uko bacuranze mu bubari, ngo baze bavuga ati mwe mubana nabo ubuzima bwa buri munsi mubabayeho bati. ububajije usanga n'abayobozi b'amayiniyoni ntawe ushobora gusanga yagiye gusura umwe muri bo ngo amubaze ati meze ute, wenda tubone uko dukomanga, ariko ntiwabarenganya, araza kugusura ubu baraza kunsura mubwire nti umwana yaburaye cyangwa se umwana bamwirukanye mu ishuri, atari bubashe nawe kugira nawe aho akura ntiyakiboneka, atari bubashe gukora amafaranga biragenda bite? Ntabwo nabarenganya impamvu batwihejeho nk'abayobozi bacu, ubwo wenda ikibazo kiri hejuru muri minisiteri itararebye ngo ivuguti b'abantu badufashaga gutuma umuco ukundwa, za ntore zatozaga abandi. Urumva ni byinshi ni benshi bababaye, wenda twe twakwivugana, ariko ugiye guhura n'umubyinnyi wari utunzwe no kubyina nawe yakubwira ibindi. Nibyo birumvikana. Iyo minisiteri urayisaba iki? Kuko aha ni umwanya kugira ngo ubwo butumwa bubagereho. Minisiteri ikintu nayisaba ni ukubanza kuyereka, buriya kugira ngo ubwire umuntu ngo nagufashe arabanza akareba wari umaze iki. Minisiteri y'umuco na siporo ishinzwe, niyo yakabaye ifasha rubanda kumenya umuco, nibyo irabafasha, hari ibikorwa ikora biremereye bigaragara, ariko buriya ntabwo umukozi wa minisiteri azatuma abantu bakunda amazina y'inka, ahubwo wa wundi uyakora akayakora neza niwe uzatuma n'umwana uri hasi uri muzamuka. Nk'urugero iyo ugiye mu misango cyangwa mu bitaramo bitari imisango aho bahanye inka, ukagenda ukavuga amazina y'inka, umwana muto arayabona akayakunda, akabaza se ubundi ubu amazina y'inka amaze iki, ukamubwira ko ushobora kuyakora akaba yagutunga, umwana arajya kwiga amazina y'inka. Ariko nihataboneka wa muntu ujya kuvuga ayo mazina y'inka, ntabwo ababyiruka bazayamenya, bazayabwirwa n'iki batayabonye ngo ubabwire ko ari byiza, ari umuco kandi byanatunga ubikora, ntabwo byakunda. Ubu ngubu urubyiruko rwinshi birirwa basoma ibitabo by'umuco. Impamvu basoma ibitabo by'umuco ni iyi, ni uko bavuga ngo ndashaka kumenya umuco, nkazahagarara imbere y'abantu kavuga ikinyarwanda cyiza kiryoshye. Urumva, bakaba wenda bana bimpembera, ariko azi ko atari bukuramo n'igiceri cy'ijana, ntawabitaho umwana. Ntabwo wabona umwana w'urubyiruko urimo kubyiga. Ubu birirwa ku ma interineti bashakisha amazina y'inka, byabanditswe n'abahanga nka Alexis Kagame n'abandi banditse bagiye bandika, ariko se azi ko atari bukuremo icyo kurya yajya kubishakisha. Rero bariya kugira ngo babishakishe ni uko babonye ibyo abo byagiriye umumaro. Twe tubikora bakabona hari icyo bitumariye, nabo bakavuga bati umuco koko byahura n'uko yawukundaga, bakavanga amata by'amavuta. Rero ikintu nasaba minisiteri ni
umuntu kwicara ikareba umuco dushaka gushyigikira ni bande batumukunda, hanyuma bakagaruka bakabareba bakabafasha kugira ngo n'abandi babone ko bya bintu kuko bifite umumaro babyinjiremo. Ariko wenda ikindi kibazo cy'amatsiko, uri mu bantu bafite impano nyinshi mu buhanzi, warabyize byagenze bite kugira ngo ushobore gucuranga inanga, uvuga amazina y'inka, uyobora ibirori, uririmbe, wasanga hari n'ibindi tutanazi, byagenze bite? Kuvuga kubyiga, nta shuri dufite hano mu Rwanda ushobora kujya bakubwira ngo twigisha amazina y'inka gusa, cyangwa bakubwire bati twigisha kuganira, kuyobora imisango. Byiza ni ukuba uzi kuganira, ukamenya amagambo uvuga imbere y'abantu, ukamenya akwiye n'adakwiye, kandi nakwiye ukamenya igihe cyayo, ntumenye kuvangavanga ibintu. Nta hantu rero wavuga ngo dufite ishuri ryabyo ushobora kubyigiramo, ahubwo biza ari impano, hanyuma washyiraho ubushake bwo kuganira, bwo kwegera. Bya twavugaga ngo abari hasi bigira ku bari hejuru, byo kwegera ababikora. Nimba ari ugucuranga inanga, ukamenya ngo runaka acuranga inanga, ukagenda ukamwegera akabikwigisha. Kuririmba, kumenya guhotora ijwi rya Kinyarwanda, bisaba kubana n'abantu babikora, ariko bikaza ari impano, kuko ababyize bose siko byaba babishoboye. Hari abagerageje gushaka kubyiga biranga kuko atari impano. Rero navuga ngo ibintu by'umuco biza ari impano y'Abanyarwanda bose muri rusange, ariko by'akarusho kuba wabikora by'umwuga, bikaba ari impano ishobora guturuka muri wowe Imana yaguhaye cyangwa se mu muryango. Ni impano rero. Sangara